dutangiye filime yacu ni mu cyumba. Umusore wo mu bakire ari kumwe n'umukozi bamaze kuryamana. Ati niko kuki wemeye ko turyamana nasinze? Hati mana yanjye kuki utabyanze, kuki utahakanye, kuki wemeye koko? Umukozi ati nagize ubwoba nyakubahwa, nagize ubwoba ntago nari guhakana. Boss ati rero sinzumve hari umuntu wabibwiye sibyo, rwose mbabarire ntirizakuve mu kanwa, ubika ibanga. Umukozi ati nzabika ibanga. Ariko boss ati ntago numva, ubuse nguteye inda niko wa mukobwa we ibi ni biki ukoze koko? Umukobwa nawe ati rwose boss nagize ubwoba ntago nari guhakana. Dore uko dutangiye, ni umusore mu bakire ndetse n'umukozi. Ese byatangiye gute? Bizarangira gute? Dutangiriye ahangaha, dutangiranye n'umusore wo mu bakire, dutangiye ari mu cyumba ari kumwe n'umukozi. Yari avuye guhaha muri supermarket. Agisohoka hari umukobwa wamuciyeho, umukobwa mwiza aramukunda aramuhagarika. Ati bitese amakuru? Undi ati ni meza. Nikose kuri mwiza yewe data we, rwose ndakubonye numva ndagukunze. Umukobwa ati excuse me, uvuze ngo iki? Umusore ati nyine ndakubonye numva nifuje kugusuhuza gusa, uri mwiza uteye neza. None se wampa nimero yawe wambabariye koko? Umukobwa ati ye ariko se nibiki? Arazamuka n'umusore aza kumusuhuza. Ati nukuri basi nsuhuza, uri mwiza yewe ndakwikundiye. Ati mpa nimero kawe. Umukobwa ati ubutaha rero ujye umenyera abo mungana, ntukamenyere. Aramusuzugura, arinjira asiga umusore ahangaha. Umusore byaramucanze, arasebye, ariko ni umusore wo mu bakire ntago ava kwizima. Atuzi n'ikindi, ntago uyu mwana namwitesha, reka nkomeze mugendeho muterete mpaka. Yaramukurikiye muri supermarket. Tuvuye aho rero dutangiye, wa mukozi twatangiye ari mu cyumba na boss we arahangaha, ari mu rugo, ari kwandika, ni mu nzu. Hari uwinjiraga, ese ninde? Ageze ahanga ati mwana wanjye se bite? Ndati mama ni byiza. Ati suri mu biki none muka byaramwe? Ati mama ndi kwiga icyongereza yewe n'igifaransa, ndifuza kubimenya. Hari abakiriya baza ugasanga baravuga icyongereza cyangwa se igifaransa ntitukumvikane, rero reka nkige cyose rwose nkimenye n'igifaransa nkimenye. Mama ati se kutagiye mu kazi? Ati ndagiye mu kanya ye mama, ndifuza ko mbimenya. Ejo bundi haje abazungu mbura ukuntu tuvugana, bansaba inzoga, rwose biranyobera. Batangiye kubiseka n'umuryango, n'umukobwa w'umukene ndetse na mama we, nuko birarira. Ni inzu niyo ni icyumba gusa, nta saro, nta dushe, nta ki. Mama yaje ahangaha atangira gusoma. Ati we data we ni byiza. Hashize rero ukwezi kose, dore wa musore wakunze umukobwa avuye guhaha yamugenzeho inyuma, arakomeza aragenda aramutereta. Birangira umukobwa yemeye, batangira gusohokana gake gakeya. Uwo musore yari azi gutereta, yabonye icyuki. Ati ntago nakitesha. Ni umusore mwiza wo mu bakire, abaherwe, abamiliyoneri. Hatuzi n'ikindi, uri mwiza pe, uri mwiza, ndagukunda pe. Umukobwa ati urakoze nawe, ariko se buriya koko ubundi wankundiye iki koko? Cyatumye unyirukankaho ukambuza amahwemo, uzi ko buri gitondo mpamagaraga, buri joro ukaza kundeba. Ati nyine nkikubona buriya rero warandashe pe. Ati uri icyuki, uteye neza, useka neza, ufite inzobe nziza. Ati mbese uri mwiza ry'agahebuzo, nta mukobwa waguhiga yewe data we. Umusore yakomeje kugenda atereta umukobwa, amutera imitoma. Umukobwa yisetsa, byari ibyishimo hagati y'ababiri. Urukundo rutangira gake gakeya, rutangira buhoro, rukazagera kure. Umusore ari kugenda yitegereza umukobwa uko asoma akayoga, amwitegereza. Ubwiza bwe bwaramutwaye. Dore rero wa mukobwa dutangiye ari mu cyumba na boss yakoraga mu kabari. Aza ahangaha amaze gufungura inzoga, bamukoze ku mugongo no ku kibuno, yakubise umukiriya urushyi we. Ati wakigabo we, ni gute unkoraho? Ndata ariko se uragaki wowe? Atumva nkubwire, nubwo ndi umukene nkora mu kabari ntago waza kuntoba. Bakiganira bagitongana,
bosi kazi yaraje hava ku ruhande ati niko bigenze biti, ati iki kigabo kinkoze ku kibuno, atari kwa mugore we, aba bakozi koko badusuzugura ntibakoze iki, hati niko bagusuzugura, hati reka nkubwire ntago wafata gutyo rwose umukobwa ukubonye kose, ntago turi amatorosho yawe, ntago turi bikinisho. Dore nyirakabari yaje ahangaha aza gutonganya umukobwa aho kugira ngo atonganye umukiriya. Atumva muko ntukankubitira abakiriya, urumva neza, ntukabatonganye. Wowe se urabona utagiye kumpombya, undi atari ko ankoze ku kibuno yewe, hatse ku kibuno ahakoze bitwaye iki? Niko hatuzi n'ikindi ndakwirukana rwose. Urabona ubu se nagenda n'undi akagenda nzabona amafaranga, ntago nzafunga. Umukobwa yararakaye cyane arababara ahita asezera, hati mabuja jyana akazi kawe, njye ntago nabishobora. Mabuja yaje guhoza umukiriya, hati mama ihorere ntago bizasubira. Barakwereka nyamuneka abakoresha ntago abakobwa ari ibicuruzwa, cyane cyane mu tubari n'ahandi hose hatandukanye, ntago umukobwa akoreshwa ukabonetse kose, oya. Tuvuye aho ngaho rero twagarutse ahangaha, dore wa musore mu bakire yafashe wa mukobwa, bamaze gukundana atangira kumuzana mu rugo, hati sheri dore mu rugo ahangaha rwose ni iwanjye. Umukobwa ati yewe data we ndahakunze cyane, ni heza, uwo musore ni umukire, ni umuherwe, dore inyubako. Umukobwa ati yewe sha uzi ko uri umukire burya koko? Ku ruhande haturutse umukozi, hati bose mwiriwe neza, hati none se ko naguhamagaye nkakubura, hati none se mbahe iki, naguhamagaye ngumbwira icyo guteka rwose ntago witabye. Umusore ati harimo iki se, wagiye ugakora agakawa ukabanza ukatuzanira? Hati ntacyo ndaje bosi, reka nze rwose. Ni umukozi ava aho ngaho aragenda. Ariko wa mukobwa ati none se akunda kuguhamagara? Hati ko mbona wagira ngo harashyanuka, nta no kubaha nta n'iki. Undi ati sheri byihorere yewe, iby'abakozi se ntubizi, nyine urumva afite ikinyabupfura gikeya, hatari ko byihorere nawe, hati ahubwo nyine nta kuntu se wampa akabizo. Hati mpa akabizo. Ariko yatangiye kuza ahangaha amukubita ibizu, ariko atangira guseka, ariko se waretse rwose, waretse kuntera isoni. Umusore ati rero ngaho ngwino tujye mu cyumba, ati ngwino ujye kumpa akabizo. Nuko bazamutse, inzu niyo, dore intebe, dore ameza, dore gariderobe. Umusore ni umuherwe, dore uko bazamuka ngabariya bagiye mu cyumba. Bantu bakuru mwirinda ubusambanyi. Tuvuye aho twagarutse ahangaha, wa mukobwa amaze gusezera yaje wabo. Mama ati mwana wanjye akazi wakaretse, hati se ubu ngubu uzarya iki, njye se nzabaho gute? Hati niko, ati mama sha ni ikigabo kibi cyankoze ku kibuno, nagikubise urushyi, reka ntago nabyemera. Hati ariko uri kumwiyama gusa wenda ntusezere. Hati se ubu kujye kumushomeri koko, kandi uzi ko turi abakene, wamfasha guhaha no kwishyura inzu koko? Hati biragenda gute? Umukobwa yatangiye guseka, ati mama humura yewe, ngiye gushakisha kandi kazi nzakabona, ntago nakihangana ngiye ikigabo kinkora ku kibuno, uzi ukuntu cyanukaga kigikara gusa wagira ngo ni cyakabavu. Mama arahangaha, ati mwana wanjye rero jya gushakisha kandi gira vuba. Umukobwa yatangiye guhigahiga akandi kazi, haratambika, harazamuka, haramanuka, iburyo, ibumoso, iburasirazuba, iburengera bwaryo, amajyaruguru, amajyepfo, agenda abaza. Hati nta wandangira akazira, agenda asoma ibyapa, niba rwose nta hantu bifuza umukozi wo gucuruza akabari se, alimentation. Hari aho yageze rero, agiye kubona abona hari icyapa ariko bagikuyeho, hari ibyapa yari abizi. Hati niko wa mugabo we, none se bya byapa byari ahangaha by'abantu bifuza akazi rwose ko mwabikuyeho, akazi se mwaragatanze cyangwa karacyahari? Ndifuza akazi cyangwa undangira ahandi. Umugabo ati urashaka akazi? Hati rero hari ahantu nzi mu babosi bifuza umukozi wo mu rugo, ubwo nawe nazakurangira ukajyayo ukareba ukuntu bimeze. Hati ndangira ni ukuri kw'Imana urabukoze.
umugabo atoke uzagende ku gipangu cy'ijana hariya mu ikorosi. Barakwereka filime yarakomeje. Wa mugabo yaje gutangira kubana na wa mukobwa yikundiye. Yajyaga mu kazi agataha akamusanga ahangaha. Ni umusore w'umuherwe, dore uko yambara ni amakoti gusa, amasuti. Umukobwa ati none se akazi kagenze neza? Ndati kagenze neza pe. Ati wowe wiriwe gute? Rwose nagize akazi kenshi nabuze uko nkuvugisha. Umukobwa ati niriwe neza ariko ntago nabikunze, jya umvugisha ariko nawe sibyo. Umusore ati murashari wanjye ndagukunda ariko harigesha mfite akazi, mfite stress. Ati ntago biba byoroshye. Barakwereka uko wagira akazi kose jya wita ko mwashakanye umukunzi wawe, byibura umwandikire ka message kamusuhuza. Bakira aho ngaho rero wa mukozi yaragarutse. Ati boss bitese. Boss ati ni byiza. Umukozi ati boss wambaye neza. Ati mbega igoti ryiza we. Aturasa neza uyu munsi. Boss ati oya nta kibazo, ngaho genda uteke. Genda uteke amafiriti n'inkoko. Ati boss none se nagutere ni pasi. Ati se waje ubundi ukanyereka ibyo nteka turi mu gikoni. Boss amureba nabi. Umukobwa atangira gufuha. Ati ariko sheri uyu mukozi kakubahuka cyane. Ati wamwirukanye. Ati uyu mukozi yagukoze isoni. Ati ikindi ni mukuru cyane, bene abangaba ntago bakora akazi, shaka undi. Umusore ati ntacyo bimfashemo, ntuze ko twese urugaro rwacu reka dushakishe. Barakwereka hashize ukwezi twaje ahangaha. Bashyize icyapa ku rugi, bahamagara abakozi. Uyu munsi wari umunsi wa interview. Uwa mbere yarinjiye ni umukobwa mukuru. Ati mwaramutse neza, ndifuza akazi. Boss amubonye aratangara, dore ukuntu angana we. Dore umukobwa ati niko se urashaka akazi ko mu rugo? Ati yego. Sheri abona umukobwa ni icyuki, atangira kwikanga. Ati se ntago azantwara umugabo ra? Ati yewe rero we nkurikije ukuntu ungana rwose ntago byakunda, turifuza umukobwa ukiri mutoya, mbese utarangije imyaka 22. Ati rero nyine wakigendera wenda tuzaguhamagara nyuma. Ndaterwa nanjye nagakora, nanjye rwose ndifuza akazi cyane. Rega urumva ntacyo ntazi gukora, yaba gukoropa, yaba koza ibyombo, yaba kumesa. Ati ndabizi pe. Ati guteka none nteka isosi y'inyama sha. Ati urukarango. Fiance atariko oya yewe nakubwiye ngo genda tuzaguhamagara wenda, ariko se ntago nyumva. Sohoka genda, turifuza umwana ukiri mutoya, nihaboneka kandi nzaguhamagara. Nuko yagiye ntago bamushaka, ngafite nyashi. Umukobwa yamwanze yafushye. Barakwereka agisohoka rero. Ati sheri ntago nakemera kakora hano, urabona ukuntu anganara, urabona ukuntu wateye. Ati wazamuteta nawe, abagabo ndabazi. Bakira aho ngaho hinjiye undi, yewe data we. Boss amubonye aratangara. Umukobwa amupfuka mu maso, nawe afite nyashi, yaje yambaye nabi. Dore kora hasi byishushanyije, ibibara byose, amatako ni hanze. Ati sohoka mukobwa we. Ati sohoka sheri wanjye atarakubona, dore nyashi we. Sheri yafushye. Ati mana we, mbega umukobwa we, mbega shitani. Uriya subuni nawe harifuza akazi koko, shitani genda. Boss atariko se ni ibiki koko? Hatakwi nizere kutabibonye pe. Ati yambaye nabi, ibintu bimufashe. Ati mufashe? Ati ntako ntabyemera. Barakwereka bakomeje gutoranya abakozi. Hinjiye undi nawe ufite nyashi. Umukobwa ati genda nawe, sohoka sohoka sohoka. Abakozi b'uyu munsi ni za nyashi gusa, ntago yabakoresha ngo bazamutwarira umugabo. Ariko abagore ntimugafuye cyane, ndetse n'abagabo gufuha cyane byangiza umubano w'abashakanye, umubano w'abakundanye. Gufuha gakeya nibyo ukunda uramufuhira, ariko ushyiramo urugero ukamuha uburenganzira. Bakomeje kuganira. Atariko se sheri ubwo koko urabona umukozi wowe?
ati bose ko wabanze ubwo urafata uwuhe? ati nkubwire aho kugira ngo ukoreshe bariya nabyihorera. ako kanya hinjiye wa mukobwa, wa wundi mu bakene, wa wundi wasezeye akazi ko mu kabari. akinjira umugore akimubona ati aha ntureba se nk'uyu nguyu noneho, uyu nguyu ni sawa. ati rwose uyu nguyu azagakora. ati reba ukuntu yambaye neza, reba ukuntu ateye. ati mama, ati rero akazi urakabonye rwose? ati ndakabonye. ati urakabonye pe ntarakubaza. ati ahubwo ihute rwose utangira akazi. ati nta mushahara turavugana nyuma. ati uteye ukuntu nuko nifuzaga neza neza. umugore arahanga kubera ko umukobwa abonye adashamaje nyine avuga ati uyu nguyu rero ntago yantwarira umugabo, reka nkoresha uyu nguyu. ati ahubwo genda reba igikoni aho ngaho utangira uteke. umugabo ati ariko se sheri, nta kumubaza umushahara, nta mazina, ahaturutse ngo natangire gusa? ubwo ibyo ni ibiki? ati nkubwire sheri, ati uyu ni umukozi pe, uyu tuzakorana. ati abandi bose barinshinze. ati ndabona uyu nguyu rwose azi akazi, ntubyibazeho iby'imishahara, uyu ntago yaduhenda, ntago yatunanira, sibyo? barakwereka. nyamuneka burya niba ufite umukozi ntugafuhe cyane, ntago ari byiza. jya wizera uwo mwashakanye, birafasha. wa mukozi yatangiye guteka, azana amafunguro ahangaha, barakwereka. bose aratamira ashyira mu itama rya mbere. ndumva biryoshyeho, ndumva biryoshye umusosi rwose urahumura neza. umugore nawe aza ahangaha aratamira gake gakeya, arazunguza mu kanwa, arazamura iburyo ibumoso. bose arahindukira atangira kwitegereza umukobwa. fiyanse aramubona atangira gufuhamo gake gakeya. umukozi agira isoni, avuye mu cyaro areba hasi arimunyamunya. fiyanse nawe arabona rwose sheri we ari kureba umukozi ariko nta kibazo, nta nyasha afite, ntabwo yambaye mini. ati yewe biraryoshye, komereza aho ngaho, wasanga bitanaryoshye. ariko kubera ko fiyanse yamushimye ati biraryoshye we data we. ati mbega ibiryo we. iyi nkuru y'urukundo itangiye ikomeza. ese bizarangira gute? bizasoza gute? komeza urebe filime akantu ku kandi, uzagenda umenya byinshi ku buryo bwisumbuyeho. nkwibutsa ko ukiri kumwe nanjye papa romantike. agitaha rero n'umukobwa ati mama, nagiye gukora ahantu b'abakire shaho we, bankunze, umugore yankunze. ati bagukunze? ati bankunze cyane. ati bafite amafaranga we, mbega inzu mama we. mama ati ntumva se mwana wanjye, uzakore neza rero witonde. ati nzakora neza. ati uzi ko nagiye ngateka inkoko mama. ati nari igikoko shaho n'amafiriti shaho. ati mwana wanjye, ati se gutanzaniye ngewe. ni mama. ati rero ujye ukora neza uzinduke rwose aho ngaho, bagukunze bahazagukiza mwana wanjye. ati mama, ndakora neza pe, ngiye kwitanga, nzagushimisha, rega nzagukiza, sinabikubwiye ariko ubundi. bukeye bwaho rero wa mukobwa yagarutse ahangaha ku kazi, ari kumwe na nyirabuja ahangaha. nyirabuja ari ahangaha yaramwikundiye akimubona, ngo yambaye neza, ngo nta nyashi, ntabwo yambaye mini. bahise bahuza. ariko koko niba uri umukozi ntukambare za mini, ntabwo ari byiza imbere ya sobuja. bakiri aho ngaho rero wa musore yazanye na mama we, ariko mukecuru akibona umukobwa arebye ukuntu yambaye, hati bitese amakuru. hati ni meza mama. mama ntabwo yashimye umukobwa. hati se ko wambaye ibintu bigufi cyane? hati aha turasenga, turabarokore, nta kuntu wajya wambara imyenda miremire. baramusetse, ari umukobwa ndetse n'umusore. hati mama, nzajya nyambara, ndayifite. hati okeye mwana wanjye rero. hati ngaho mpobera. barakwereka nk'umubyeyi ntabwo yifuza ko umwana we yarongora umukobwa wambara nabi, wambara ubusa. nyamuneka abakobwa mujye mwikwiza, ntimukiyandarike. nawe se umukobwa aragenda akambara akantu ku buryo yunama akenda k'imbere kakagaragara. oya, ibyo ntabwo ari umuco. mama turi umwana wanjye ni kariba ahangaha rwose. umuhungu wanjye ambwiye ko yagukunze, rero nanjye ndagukunze, ndakwishimiye. mama arangije abona n'umukozi.
ati biti, ati ni byiza. Ni mukecuru yabaga i Burayi aje gusura umwana we. Akigenda ariko dore fiyanse, ati mukecuru rero nanjye ndabakunze cyane, ndabishimiye, uri umubyeyi mwiza pe, kandi nishimiye impanuro mpaye, ati nzazubahiriza, ati mwana wanjye nta kibazo pe, nta kibazo. Umukobwa yari atangiye kwikundisha kuri mukecuru kugira ngo umusore azamurongore. Nyamuneka abakobwa mujye mumenya ubwenge, iyo umusore afite mama we ugomba kumukunda cyane ukamwikundishaho ndetse na papa we, kugira ngo baguha amanota menshi uzabone umugabo. Ariko n'umugabo nuko nawe niba umukobwa afite ababyeyi jya ubakunda cyane, ubiteho, ubaguyaguye bagukunde, n'umukobwa agukunde. Dore wa mukozi bakigenda yasigara ahangaha, asigara yizunguza, ati niko gira vuba se nyine duteke, ntabwo se ubonye ko umukecuru yaje, ati hutishe yewe gira vuba na bwangu. Bagiye mu gikoni barateka, ibyo kurya birashya, tuza ku meza. Mama ati rero bana banjye mwakoze cyane, ariko se ko mwatetse amavuta ntarya koko? Njyewe ntabwo ndya amavuta yanyu. Ati ndya amavuta ya oliva, ati ndwara umuvuduko ndetse n'umutima. Abandi bati yewe data umukecuru turaza kuyagura rwose mu gitondo, utubabarire ntabwo nabimenye. Ati mu gitondo kare cyane ndaza kubyuka njya kuyagura. Ati ariko byaryoshye, mwatetse neza cyane. Mukecuru ati ngaho muryoherwe, reka njye kuri telefone mvugisha umuntu. Ntago mukecuru arya amavuta ayo ari yose, burya hari amavuta meza adatera indwara umubiri, harimo amavuta ya oliva, amavuta ya sezame, amavuta ya avoka n'andi menshi atandukanye. Ntago agira ikinyabutabire cyitwa cholesterol cyangiza ubuzima, cyangiza umutima. Barakwereka agisohoka, ariko umuhungu we yaramukurikiye asiga umukobwa ahangaha. Ati ariko se sheri wagumye ahangaha tukarya koko? Ati niko ubu se mukecuru kuva yaza nta nubwo uri kunyegera, ati ibi ni ibiki koko? Umukobwa atangiye gufuhira mukecuru, n'umwana na mama bamaze iminsi batabonana, yaramukumbuye, undebere nawe. Ati se koko uyu mugabo koko, ubu se mama we niwe mugabo noneho? Akiri aho ngaho wa mukozi yaturutse mu cyumba, ati niko wowe ni ibiki ubundi? Haturaza ahangaha ukimaringa, ntabwo ngushaka muri saro, umukecuru ahari, uranyumva neza? Ujya umunota umwe gusa wirukanka nkubure kibuno mpamaguru, ntukamuvugisha ibintu byinshi cyane. Umva umukobwa uri ahangaha ntabwo yifuza ko umukozi yegera mukecuru ngo baganire bamenyerane. Ati ninkubona muvugana muhagararanye ntabizi, umenye ko ndaza kukwirukana, ukomeze umujye kure mukecuru. Ati abakecuru nk'abariya bagira amahane, ati ntago bazi, buriya wasanga ari n'umugome. Urumva neza? Yewe data we yatangiye kumwangisha mukecuru, kumbi mukecuru ari hejuru ari kubyumva, ngo wasanga ndi umugome, ngo ntakamvugishe. Sawa sha turaza kurebana. Barakwereka iyi nkuru y'urukundo irakomeje. Hashize ukwezi rero twaje ahangaha, hari mu gitondo ku cyumweru muri weekend, umusore ari kureba umupira, akunda umupira. Wa mukobwa yaramanutse agiye gusura umuryango, hati sheri hakabize, yewe data we amukubita urubizu. Ati mukunzi ndagiye rero, sibyo nzamara icyumweru, nzahita ngaruka ndetse nzagukumbura, ariko nawe ikindi kibiza. Ati sheri humura rwose ntabwo nzatinda, sibyo? Ati bye. Umukobwa aragiye, agiye gusura umuryango, asize umusore ahangaha. Ntabasheri ishushu bahuye bataziranye mu nzira. Umusore aramukunda cyane kubera ubwiza bwe, imiterere ye, isura ye, none ngo agiye gusura iwabo. Hati sheri nzagukumbura, rwose nawe sinzi, ugende wihute. Dore umusore akunda mace we, yicara ahangaha amanywa nijoro akireba umupira. Sheri agisohoka na mukecuru nawe yaramanutse aza kureba umwana we, ariko yari yitunganyije nawe agiye. Wibuke neza avuye i Burayi, nibwo aje muri Afurika, amaze imyaka myinshi atahakandagira. Nawe yari agiye gusura umuryango, inshuti, abo yasize. Hati mwana wanjye, hati rero ndagiye,
reka njye gusura so wanyu hanyuma na nyoko wanyu, hati ariko mwana wanjye umaze kuba akagabo pe, hati umukobwa araza ahangaha rwose mukararana, hati ubwo ni byiza mwana wanjye. Umuhungu araseka, hati se mwana wanjye uko koko umuteye inda, hati oke ntacyo basi, ubwo ndagiye rero nzagaruka nyuma y'iminsi nk'itanu. Ati uriya mukobwa yambwiye ngo azaza nyuma y'icyumweru, nanjye nibwo nzaza. Hati kandi mwana yenda gukunda cyane, yamukubise urubizu amuha umugisha wa kibyeyi. Umwana ati mama ntacyo rero, inzira nziza, umuhanda mwiza, ugereyo amahoro. Hati ariko mama uzabanguke nawe, ubuze mwese muransize koko nzasigara hanjye nyine. Ni umusore na mama we barakundanaga cyane. Bakigenda rero dore wa mukozi yaturutse mu cyumba aza yirukanka n'ubwoba bwinshi. Ati bosi mbaye icyo kunywa se? Ati hute ahubwo mfite inyota. Arirukanka aragenda kugira ngo ajye kuzana icyo kunywa. Nuko agenda ni 0 kilometre, ni muri marato, aragenda azana ji atereka ahangaha. Ati umva wa mukobwa we, nge ntago nywa ji yewe, genda unzanire inzoga yanjye, ibyo bintera mu nda, bintera mibe. Umusore ni umumanyura amazi. Ati imitobe irambyimbisha, genda unzanira akayoga kanjye. Umukobwa yaragiye azana inzoga, aza yirukanka. Hati bosi nayizanye. Bosi ati ntureba se noneho? Atangira kuyipfundura. Wibuke neza yakoze mu kabari. Hati se urabibasha? Zana ngufashe. Bosi ati zana ngufashe yewe. Ni inzoga zihenze, za zindi zigura miliyoni y'amanyarwanda icupa rimwe. Zinywa bakeya, zinywa bakire, zinywa baherwe. Bosi ati se unywa inzoga? Undi ati oya ntago nywa inzoga. Ati yewe iyi ntago ari inzoga, ntago isharira, genda uzane ikirahuri nawe ngwiho henga usomyeho. Hati subu ndanywa udasoma. Hati aka ni keza, gatuma urasinzira neza, gatuma ukora akazi neza ufite akabaraga, gatuma rwose wiyumva neza ukumva urishimye. Unywa gakeya, ikirahuri kimwe. Hati ntacyo bitwaye yewe. Ati genda uzane ikirahuri dusangire, uraza kuyikunda. Ati inzoga nayikuye mu Burayi. Ati yaje mu ndege, yatangiye kumutera amatsiko. Hati genda se nyine hanyuma nyine uze nawe untera peti. Umukobwa arahanga ati yewe data we, reka nze rwose nanjye nsomeho inzoga ivuye mu Bwongereza no mu Bufaransa. Ati ndaje. Ni umunyacyaro yumvishe inzoga yaje mu ndege. Hati reka nze nanjye nkweho we. Yaragiye azana ikirahuri, ntaga anywa inzoga. Ni umunyacyaro arumva inzoga yaje mu ndege akumva ni ibitangaza. Barakwereka nyamuneka unywa inzoga y'unywa nkeya. Inzoga nyinshi zangiza ubuzima, zitera indwara nk'umwijima, indwara y'amara, indwara y'igifu n'izindi nyinshi nka obesity. Arangije ati ngaha akira. Umukobwa ati yewe data we urakoze cyane boss, yaroshyeyo. Atangira kugutomera. Hati kozaho nyine hano ku buzima bwacu. Hati rwose kararyoshye yewe data we. Umukozi yaricaye akomeza kugotomera, atangira gusinda na bosi nuko. Hati rwose inzoga iraryoshye, mbega inzoga nayiguze njye mu Bufaransa. Umukozi ati yewe we karimo agasukari we, mbega kayoga we. Bakomeje kurohayo. Dore umukozi yatangiye kwisata. Mbega ibintu byiza we, numva wagira ngo ndi mu kirere ndi kuguruka. Bosi ati nyine iyi ngiyi nyine ituma uguruka nyine. Ati ndi kuguruka pe, ndumva isi iri gutembera, ndabona intebe ziri kugenda zirukanka. Bosi ati nyine intebe ziri kugenda, iyi nzoga ni kwimera iyi ngiyi nge nayiguze nyizi. Iyi ni inzoga yakozwe mu mwaka w'1802, bayitaze imyaka 1100. Rero wa mukobwa we. Dore umukozi barangije bateye tuye kuryama. Umukozi ahagurutse yaradandabiranye, yasinze, ntabasha kugenda. Bosi ati ngwino tugende, tujye kuryamana mu cyumba cyanjye, nago wakiraza umeze nabi. Mujye mureba mukabyara mwe, akeza k'inzoga ntako, mujye munywa nkeya.
dore umukozi agiye kuryama mu cyumba cya bosi kandi afite icye, nta guhakana ntaki, bamutwaye nk'intama, yanyweye arohayo, kararyoshye, kararyohereye, asukayo none reba iramugaraguye. Niyo mpamvu niba uri umukobwa cyangwa se umusore, ntukanywe ibyo utazi, ntukanywe ibyo udashoboye. Niba utanywa inzoga jya uvuga ngo oya. Nuko yazamutse paka mu cyumba, imyenda niyo baragiye bararyamana. Mu gitondo rero dore bosi ati niko twararanye gute mwoka byaramwe. Umukozi ati bosi ndakwinginze ntunyirukane, niba rwose utabikunze nanjye ntago mbizi, nashutse naryamye ahangaha, imyenda rwose ntayari irimo. Atumva wa mukobwa wowe, umva nkubwire, kuki utabyanze? Nari nasinze, none reba ubu se niba naguteye inda biragenda gute? Mwoka byaramwe mwogahekamwe. Hati se ubu niba urwaye sida ubu ntago wanyanduje? Turampemukiye, dore urwikekwe, byose kubera inzoga. Baryamanye batabyumvikanyeho, nta n'umwe wikingiye. Nyamuneka rwose ntimugasambane, ntimukanywe inzoga nyinshi, wakandura sida, watera inda, wasama. Mbibutsa ko hari ibikoresho byabugenewe bipima sida mbere yuko ukora imibonano, ukipima ugapima mugenzi wawe. Ikindi ukeka ko wanduye, hari imiti unywa ukirangiza rwose guhuza urugwiro ukayinywa, hanyuma ikakurinda kwandura. Wacitswe kandi koresha agakingirizo. Boss byarangiye ashwanye n'umukozi ati sohoka ahangaha, sohoka genda. Turabonara, kuki utabyanze se? Kuki utabyanzera? Umukozi hati mbabarira, nukuri kwimana mbabarira, herega nari isugi ngiye rwose. Ati genda yewe, hati se niba unteye sida, hati ntago nakwizera. Boss birangiye yicuza ibyo akoze byose, nta munezero abikuyemo, abisoje no kwicuza gukomeye cyane n'agahinda gakomeye, kubera ko ntacyo yari yateguye, n'ay'inzoga. Yasigaye ahangaha havuga ati mwoka byaramwe, kuko ubu ngubu niba muteye inda, ati ndazibandwa nzerekeza hehe? Ubu se mama nabimenya, umukunzi wanjye se abimenye, yanyanga. Uwo mukozi rero yaratashye, ageze mu rugo amera nk'umuntu urwaye, arasuhererwa neza, atangira gutekereza. Yaryamanye na bosi, yari isugi. Mama akajya ahindukira akamureba, akabona umwana we afite ikibazo runaka. Ati sheri wanjye bite, warwaye se? Niko ko muntu utishimye, wabaye iki? Umukobwa aramwihorera, aza ahangaha ni mama, aza kumuzunguza. Hati mwana wanjye wambwiye, hati mwana wanjye, hati nde wakuvuze? Umwana ati mama ndarwaye, ndumva mfite umuriro mwinshi, numva wagira ngo mfite n'isesemi. Hati ye none se ni iki wariye hari uri gukora? Hati mbwira, hanyuma se twagiye kwa muganga, niba urembye urumva umeze gute? Ati mama oya ntago njya kwa muganga, ndabyuka nakize. Ati hangane mwana wanjye, hangane, ntago umwana yabwiye mama ko yasambanye, reka da, yari virije, nawe ari kwicuza, na boss ahari nawe aracyari kwicuza, byose ngo ni inzoga. Kubwira kunywa nkeya mwoka byaramwe, inzoga nyinshi n'umukoba nyizera gukoba, ugakora amafuti, amakosa. Dore umukire, umuherwe, umumiliyoneri, hashize icyumweru rero sheri yaragarutse, ariko yasanze sheri we fiance wagira ngo yasuherewe, yarwaye. Hati sheri nibiki kumeze gutyo? Yewe data we, yarikanze harashiduka. Hati sheri waje? Hati yewe nakazi kenshi pe, hati mfite akazi kenshi, hati mbese amakomande menshi. Hati sheri nta kindi kibazo ufite? Hato ya nta kibazo pe, nuko nyine naraye nicaye ndi gukora akazi. Hati ndarushye. Hati ni byose? Hati yewe sheri rero nari ngukumbuye rwose. Hati na mama araje, twabonanye hariya hirya, nawe ari mu nzira. Hati mbese numvaga rwose ngewe ntazi ukuntu meze tutari kumwe.
na mama nawe ati muhungu wanjye amakuru barazanye baravuganye bose batahira rimwe. Ati nari ngukumbuye mwana wanjye, none se ko wagira ngo ntago wishimye habe no kuza ngo mpobere mwana wanjye. Waje ukampobera umusaza ariko mama nawe waretse koko. Ati ubuse nguhobera umukecuru ati se wampobera se mama kabonye umukobwa. Barasetse ati ariko mama waretse nawe waretse. Ati ndabizi yewe ntago yampobera uhari, areba umukobwa uburyo yambaye ntago mama amukunda, buri gihe areba amaguru ye. Ndebera nawe mukabyara ntago yabasha kunama neza n'isokore kiyagaragara. Yewe data we. Mama arangije yarazamutse ava aho ngaho. Umusore habe no guhaguruka kugira ngo ajye kuyambira mama, afite ibitekerezo. Barakwereka sheri yaragiye, agarutse n'ubundi abonye umusore abona hari ikitagenda. Atari ko sheri wambwiye. Arongera arikanga ati yewe data we. Ati mbwira byagenze gute, ni ikihe kibazo? Undi ati yewe nta kindi kibazo, nta kazi mfite, nta kazi kenshi ntararangiza. Ati sheri urambeshya, ufite ikibazo niki cyabaye? Undi ati oya ntacyo yewe ntugire impungenge biragenda neza. Ati ntago mbyumva. Hanyuma se umukozi ari hehe? Ati simbizi yaragiye ntago aragaruka, amaze hafi iminsi 3. Ati ye ntabwo karagaruka? Ati karagiye ntago karagaruka. Kumbi umukozi kuva yagenda yararwaye ntago aragaruka. Fiance yatangiye gukeka. Ati byagenze gute se hagati y'umukozi ndetse na sheri wanjye? Uwo musore arahangaha arakibaza. Umupira areba reka da ntago akiwureba, afite urwikekwe. Ati nawe narateye inda, naba naranduye sida. Akizamuka rero yahuye na mukecuru ari kumanuka. Ati nkubwire Claude we Claude, ati rero ngewe nk'umuntu mukuru hari icyo maze kubona, uyu mukobwa wawe ntago ari umukobwa mwiza. Ku muhanda yarari kumwe n'abandi bagabo namwiboneye, kandi reba ukuntu yambara, ushatse wakicunga wicunge. Umusore ati mama waretse nawe, waretse kumukekera ibintu bibi koko, harankunda cyane ndabizi ntago yanshima nanjye ndamukunda. Mama ati mwana wanjye nushaka unyumve, ngewe ubundi mbona umuntu rimwe uriya mukobwa namukeka. Undi ati mama byihorere yewe n'iby'abakecuru nawe rwose urakabye ukagenda ubona se ushaka umuntu wambara ingutiya n'amakanzu bigenda bikubura n'imikungu yo hasi. Umusore yaraje akubita akabizu mama we aramusuzugura ngo n'iby'abakecuru, ngo ntago yakambara ingutiya za zindi zigenda zikubura ibitaka hasi. Ariko mama arakeka ngo amubonanye n'abagabo. Tuvuye aho rero twagarutse ahangaha, dore umukozi yararyamye, kubyuka biramunanira. Mama aragenda avuye ku kazi asanga umwana we ntago yabyutse, ntago yatetse, ntago yariye. Ati mwana wanjye bite? Ati mama nta kigenda, meze nabi we meze nabi. Ati we data we ufite umuriro mwana wanjye. Ati niko ubanza ari malaria, tujye kwa muganga twihute. Umwana ati mama oya byihorere yewe ndaza kumera neza, kuko nyine azi ibyo yakoze. Atoya yewe uri guhindagana umuriro uratwika, gira vuba byuka tujye kwa muganga bafata ibizami, wasanga ari malaria cyangwa se indwara ikomeye cyane. Ati gira vuba ndagutegetse none ahangaha byuka. Barakwereka umukobwa nta mahitamo afite, yarabyutse nta gatege, umutwe uradiha, umugongo waracitse. Ati reka tugende mu kiziba cy'inda haramurya. Ati ngwino tugende. Mama aramurandata bajya kwa muganga. Ese umukobwa ni iki cyabaye? Ese yarasamye? Ese nuko yari isugi gusa? Ese umusore yaramwangije? Ese biraherera hehe? Bagiye kwa muganga, hari ugupima bagasanga yaryamanye n'umugabo atarabwiye mama, bagaserebura bakarwana. Ati mwana wanjye afite umuriro ntago ari kurya, imbaraga zacitse rwose mufata ibizami. Dogita ati ye ntago arya. Ati se ni imibuse? Muganga ati se mufite inzitiramubu iteye umuti?
ati turayifite. Ati muga erega nzakira nta bidasanzwe, nuko gusa mfite umuriro, ubanza ari akazi kenshi, nakoze akazi kenshi nyine nkitangira ahantu nagiye gukora. Ati ubwo rero rwose ubanza ari umunaniro. Muganga ati oya reka dufate ibizami. Yahamagaye umuforomo ati genda umfatire uyu mwana amaraso, umufate inkari, umusarane, hanyuma umbwire uko bimeze. Ati mugende abafate ibizami. Mama ati muga murakoze cyane ni ukuri pe, reka tugende bafate ibizami. Barahagurutse bajya gufatisha ibizami. Ese umukobwa arwaye iki? Bagiye gupima inkari, umusarane, yewe data we, amaraso. Ese yarasamye ntiyasamye? Ibyacu ntibitinda, ibisubizo byaraje. Muganga arasoma, arangije arabahereza. Ati nimurebe umukobwa yaje ahangaha, nawe aza gusoma. Ati muga bimeze biti? Ati musome. Uwo mukobwa aratwite. Yewe data we, umukobwa yarasamye. Dore mama arahindukira. Ati mwana wanjye warasamye. Ati mpereza ndebe. Ati ndapfuye. Bukeye bwaho twagarutse ahangaha kwa wa musore mu baherwe, abakire, abamiliyoneri. Hari uwakomangaga, dore mama w'umukobwa yaramufashe. Ako kanya ahita amuzana hahandi yakoraga. Ati bakansobanurira ninde wateye umwana wanjye inda. Nuko binjiye, mama aje kubaza no kwiyama. Mujye mureba ibyago by'inzoga, ibibazo inzoga zikurura. Fiance ntabyo azi. Hati none se niko umaze iminsi he kutaza mu kazi rwose? Hati ni ibiki? Mama w'umukobwa ati haza mu kazi se ntago mwamwangije ni mu mutima. Hati niko se uyu se ni mama? Hati uyu ninde? Bakiganira akibaza amakuru, uwo musore yaramanutse. Mama w'umukobwa ati ati nuriya waguteye ndasha. Ati nuriya ndamubonye. Ati nuriya wagusambanyije. Ati naza ahangaha n'amakote mabi, dore umusore. Ati niko uyu se yabaga hehe kandi? Umukobwa ati nyine urumva nyine nararwaye kuva cya gihe, hanyuma nyine ndanatwite. Fiance ati ariko ibyo uvuga ni ibiki wa mukobwa we? Urakina filime, urabona sheri wanjye yagusambanya wowe ukuntu usa, urabona yakwifuza. Hati sheri ni ibiki kari kuvuga? Ati wa mukobwa we iyo mitwe rero ijyana handi, iyo ni imitwe ndabizi rwose. Hati ntasoni ufite ubu ntasoni? Mama w'umukobwa ati cisha makeya, tuvuye kwa muganga dufite ibisubizo. Umwana wanjye yarasambanyijwe none aratwite. Barakwereka ikibazo cyavutse, ikibazo cy'ingutu mu muryango. Umusore yateye inda umukozi, basinze. Mama aje kwiyama, bakivuga byinshi. Mukecuru ati ni ibiki biri aho ngaho bijya mbere aho ngaho byagenze gute? Mama umukobwa ati bamuteye inda. Fiance ati ntago mbyumva we. Ati ntago byashoboka, ntago sheri wanjye yaryamana n'aka gakobwa gasa gutya kanuka. Dore umusore arareba nk'igisambo, nta jambo afite. Yatangiye kwicuza. Ay'inzoga. Ese biragenda bite? Biraherera hehe? Fiance ati ntago nge nabyemera, ntago nakemera ko baryamanye. Ati sheri byagenze gute koko kugira ngo wifuze uyu mukozi n'ukuntu asa? Ubundi wamburanye iki? Hati wa mugabo koko haturi igisambanyi. Hati kumbi mbona witonda ureba hasi, kumbi wamaze abakobwa. Hati mbwira nibyo cyangwa ntago ari byo? Umusore ati wimbaza menshi. Yamukubise urushyi rwiza. Hati ukanca inyuma koko. Ati nyibagirwa mu buzima bwawe, unyibagirwe. Dore umukobwa yasunitse umukozi. Ati mundeke ngende nanyibagirwe. Mukecuru ariko wamuretse akagenda, wamuretse. Umusore zamwakanye, dore ibibazo afite, ibibazo muri aka kanya we ni nk'ibya nyina wa Gapensu neza.
mama ati mwana wanjye rero wakoze amakosa byararangiye, hanyuma reka turebe uburyo twayakemura. Ibyabaye byarabaye, ibisigaye ni ukuganira na mama w'umwana tukareba icyo twakora. Dore umusore yakanje amanwa atumva amabwire, uyu mukobwa wawe yanyishinjijeho nasinze, ntago namwifuje njyewe. Kumbi fiyanse yarivumbuye ahita ajya kwibana mu nzu ye arikodeshereza. Akiri aho ngaho hari awakomanze aza gufungura, hati se ninde mwuka byaramwe, uyu nindera umuntu mbyukira koko, ibi ni biki ubundi? Agifungura yagiye kubona abona ni wa musore aje kumusaba imbabazi amwinginga. Dore umusore yaje ahangaha akunda umukobwa cyane, yifuzaga ko bazabana iteka ryose. Umukobwa akimukubita amaso nta no kumusuhuza nta no kumuvugisha, yaramusuzuguye amureba nk'ikimbwa ihaze, arangije arakata. Umusore arumirwa agira gutya, ni umusore hatari ko sherereka nkubaze, ubu koko niyo narakoze amakosa nasinze ntago wampa imbabazi? Umukobwa ati ntago naha imbabazi njyewe umusore utiyubaha uryamana n'abakozi gusa. Ati ntago nakubabarira, ntago twakongera kuryamana, wararyamanye na karya rugo ntago byakunda, genda ushakira handi. Ati nukukubona n'amakote mabi gusa. Umusore arasatira hasanga umukobwa, aramwegera, hatumva sheri ndakwinginze, nukuri ndagukunda cyane, ni inzoga zabiteye ntago nzasubira, basi inzoga ndazireka nziveho ariko ntago nakubura. Umukobwa ati nibagirwa nkuko wibagiwe agatuza ka mama wawe, ahubwo sohoka mbare gatatu wasohotse. Dore umusore umukire umuherwe yaramusuzuguye amukuba na zero. Umukobwa arahangaha, umusore arahangaha, hese bizagenda gute? Bizarangira gute? Bizaherera hehe iby'urukundo rwabo? Barakwereka byose ni ikibazo gitewe no kunywa inzoga nyinshi agasinda. Ntimukanywe inzoga nyinshi, ziteza ibyago, zikugusha mu kaga. Mama rero bukeye bwaho yahamagaye umukozi, ati mwana wanjye rero ibyabaye byarabaye, njyewe ndi umubyeyi ntago nakwanga, guma ahangaha rwose, yagutenda nibyo, ndashaka uburyo bwose azagutunga hakakugira umugore mwana wanjye, ntugire ubwoba. Bakiganira umusore yavaga mu kazi, ageze ahangaha asanga mama ari kumwe n'umukozi baraganira. Hati none se kutansuhuje wa mwana yo koko? Aragaruka aza kumusuhuza, hati mama ikibizu, yamukubise ikibizu. Hati mwana wanjye se akazi kagenze neza? Hati nta kibazo mama, byagenze neza. Areba umukozi ntago yamusuhuje, yahise yigendera. Ni umusore yaramurakariye, ntago akunda umukozi, byari impanuka, none agomba kumurongora ku itegeko rya mama. Atamurongoye azafasha umwana we iteka ryose, ariko mama arifuza ko yazarongora umukozi kuko aramukunda. Yangaga uriya mukobwa. Ati mwana wanjye humura, ndakwereka tekinike uzakoresha agukunde, mugomba kubana sibyo? Umukobwa arahanga, ati rero hanyuma genda ushake icyo kunywa umushyire mu cyumba, kandi ujye umwubaha uvuge makeya, nakubwira nabi ujye uceceka umwihorere. Ati genda ndajya nkubwira akantu ku kandi ukuntu ugomba kubigenza mpaka agukunze, bizacamo. Dore ni mukecuru, ese koko bizacamo umusore akunda umukobwa? Barakwereka yaragiye ariyambura ajya kuri telefone. Umukobwa nawe yaragiye arateka neza, azana n'amafunguro n'amazi yo kunywa, azanira umusore. Byose ni inama za mukecuru kugira ngo agende yegera umusore, agende amwiyumvamo gake gakeya. Hati nazanye ibyo kurya, ni karibu rwose. Hati ni karibu ku byo kurya. Umusore araceceka, ati ni karibu nyine, nuzura amakaribu hanyuma. Hati tereka aho ngaho, atereka ibyo kurya ku buriri. Hati ni karibu muryoherwe nyine. Dore umukozi arangije yicara ku buriri bw'umusore. Ati none se umusore ati niko nta soni ufite, ni gute wicara ku gitanda cyanjye?
ninde uguhaye uburenganzira? Uwo mukobwa ati se ndagira ngo nyine ngutera apeti. Arahaguruka, umusore ntamushaka, atisohoka ahangaha, ibi byabaye byarabaye, byari amakosa yawe, byari inzoga, none reba ungushiye mu kaga. Akimutonganya mama yarinjiye, ati mwana wanjye waretse kumutuka, waretse kumubwira nabi, waretse kumuhahamura, kandi umwana mutoya. Ati niko wamuteye inda none uri kumutuka? Ati se yarayiteye? Ati mama byari inzoga. Ati ni amakosa y'uwo mukobwa, ntabwo ari ayanjye, ubanza aranteze inda. Ariko mukecuru ati tuza ceceka, ubu nta jambo ufite, atwite umwana wawe, rero wikomeza kumutuka. Ikindi uyu mwana aritonda, ni umukobwa mwiza warezwe, ntago ameze nka cya cyomanzi cyawe cyambaraga ubusa. Yewe data we. Ati mama uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki koko? Ariko mama uzi ko utankunda, ubu koko urumva ninjye munyamakosa koko? Mama arasohoka, ati ceceka, ntago yiteye inda, atwite inda yawe. Ese umusore ararongora umukozi, ese azarira umwana we, ese araza kumukunda? Ese mama arakoresha tekinike zihe kugira ngo umuhungu we yakire ko yatenda umukozi, amukunde, babane, kari byo yifuza? Filime irakomeje, akantu ku kandi, ukomeze ukurikirane, nkwibutsa ko ukiri kumwe nanjye Papa Romantic nk'ibisanzwe. Dore mama hashize icyumweru yaragiye agura imyenda myiza, ajyana umukobwa muri salo, haramwambika kugira ngo agaragare neza imbere y'umuhungu we. Ati ngwino igira imbere ndebe mwana wanjye, ndebe ko waberewe. Barakwereka, ni umukobwa ni umukozi, dore akajipo keza gakanzu, araberewe, afite ibiguru byiza by'ibitesi. Yewe data we. Mama ati mwana wanjye uri mwiza, uri mwiza, uteye neza, wahindutse nta kabuza, umuhungu wanjye araza kugukunda nakubona, we gusa umwubahe, umwitwareho neza. Ati numubona ujye ureba hasi, ati hanyuma ugire isoni, umusuhuze witonze. Umwana ati mama urakoze cyane, mukecuru urakoze. Yaje gushimira mukecuru. Uyu mubyeyi ni umubyeyi mwiza cyane, ntago yanze ko umwana we yabana n'umukozi. Niwe ufite umutima nk'umubyeyi, ntabwo yakwifuza ko umwana we abana n'icyomanzi. Bakiri aho ngaho rero uwo musore yavuye mu kazi, ahasanga umukozi na mukecuru, arabitegereza, areba umukobwa, areba mama. Ati mwana wanjye se mwiriwe neza? Umwana araceceka, ava aho ngaho aragenda, nta jambo avuze. Umukozi yarongeye arababara bushyashya, nta no kuvuga ngo wambaye neza. Mukecuru ati mwana wanjye rero ihangane, ni gake gakeya. Umusore aragiye ajya mu cyumba, amaze kwitunganya, amaze kwambara. Noneho umukecuru niwe wazanye amafunguro ye kugira ngo baganire. Ati mwana wanjye umva nkubwire, uriya mukobwa ni umukobwa mwiza kandi yavamo umugore mwiza. Ntago umugore mwiza ari isura, ntago ari indeshyo, ntago ari amatako, ntago ari ikibuno, ntago ari mu nda zeru. Umugore mwiza ni umutima. Uriya mukobwa afite umutima, uyitekerezeho. Undi ati mama nukuri ntago narongora umukozi, azabyare ama mwana wanjye, narangiza agende. Mama arangije arasohoka. Ikibazo cyavutse mu muryango, ese biraza kurangira gute? Umusore ahangaha yasigaye azunguza umutwe. Barakwereka, bukeye bwaho rero yaje kureba umupira, akunda umupira cyane. Wa mukozi aturuka inyuma aza gufana umupira. Ati yewe data we, aramucenze katawuti, Olivier ateyemo. Ati komeza upasi imbere, yewe data we. Ati mupasi iburyo, ati mwihute mushyiremo igitego. Umusore ati se akunda umupira ra? Ibi ni bikira? Dore umukobwa ari gufana ikipe boss afana, hatari buriya yamuhereje koko. Ati reba yewe data we, aradutsindishije we, agiye kudutsindisha. Ati mbe nkuriya koko buriya katawuti rwose yatera imbere, hagahereza ko korode agateramo, boss akareba ku ruhande. Ese akunda umupira burya?
ati ndebera ni ukuri kw'Imana, ndebera buriya koko yateye imbere koko, ariko uriya muzamu buriya koko arashaka iki koko, ati buriya yateye mu izamu koko umusore ati kigiye kujyamo, ati reba we baradutsindishije ni ukuri kw'Imana, ati Katawuti koko buriya yahaye rwose Karekezi Olivier, ati Karekezi rwose nawe nta kigenda amaze gusaza, buriya koko yamupashe koko, ati yakihuse ariko uriya kuki asubiza inyuma, ati nanjye rwose simbizi, ni umukobwa ati yateye mu izamu hasi bakajyamo, bakagenda rwose bagakubitamo umutwe hanyuma igitego kikajyamo, ati yewe data we ndabona kigiye kujyamo, ati yazamutse ikipe ya bosi yatsinze igitego, barishima, bosi agiye guhobera umukozi, arongera arifata, ati sha turabatsinda, umukobwa ati turabatsinda, ati ntureba se mukomereza aho ngaho rwose, ati mushyiremo ikindi, umukobwa nawe ari gufana cyane, yaraje ajya impande ya bosi, ati bosi turabatsinda rwose, ati cara turi umupira, urebe umukobwa azi ubwenge, aje impande ya bosi aramufata, ati icara, aramwiyegereza, bosi ntago azi ibyabaye, ntago azi ko umukobwa yamwegeri, ati turabatsinda byanze bikunze we. Bukiye bwaho n'ubundi umukozi yaje muri salo, aza kwicara ategereza bosi ngo barebe umupira, byose ni mama we uri kugenda amubwira ati rero akunda umupira, ugenda wicare umuvizire hanyuma ufane cyane, bizagenda biza. None koko bitangiye kuza, bamaze kwicara umupira utangiye, umukozi ati ndaje gatoya, ndaje turebe umupira. Abagabo nyine bakunda umupira, umusore ntago azi ko umukobwa ari kugenda amukubita imibare buhoro buhoro, yafatiye ahakunda, umukobwa azi gutegura. Arangije aragiye akora imbuto neza, azanira bosi, ati bosi akira nyine kugira ngo nyine turebe umupira neza, turi gufana, fata imbuto, ntago wanywa inzoga rwose bitongera nka kwa kundi. Ni umukobwa amaze gutanga imbuto, yaragiye yambara umupira w'ikipe umusore afana, arangije ariko yagiye agurira jezi bosi, byose ni mama we, ati bosi ndabizi ukunda rwose Amavubi, akira umupira w'Amavubi, akira jezi. Umusore yaratangaye, ati niko pas possible wanguriye jezi y'Amavubi, ati mana we, ati rwose nifuza ko twajya dufana twambaye neza twese Amavubi. Umusore atangiye gufatwa kubera umupira umukobwa yamufatiye muri rugondi ihene, ati mbega ijezi nziza wesha, tugiye kujya dufana twambaye neza, atuzi n'ikindi reka nkwambare, atambara bosi dufane, uyu munsi turabatsinda nta mikino ihari, ati urantunguye pe, ariko urakoze cyane, ati mbega ijezi we, ati ni iya mbere. Kumbi byose ni mukecuru bipanze, ari kugenda abwira umukobwa icyo akora, kandi koko bitangiye gukora. Bosi atangiye gukunda umukobwa kubera umupira yamuteye inda, yari yaramwanze, none umupira utangiye kubahuza, barakwereka bidatinze ikindi gitego cyagiyemo, ati go, baraje, umukozi ahobera bosi, bosi aramuhobera, arebye hasi asanga yamuhobeye, atasi Kigali we, ati go, dore umukozi yarishimye, ati yamuhobeye. Burya urukundo ni amarangamutima, si amafaranga, si ubwiza. Bosi byarangiye amarangamutima azamutse gake gakeya, batangiye no gusohokana, dore umukozi aratamika bosi, ati ikipe yacu tuzabatsinda rwose, ati nkunda ukuntu rwose bakina, ati bosi, ati rwose tuzabatsinda. Bosi nawe aza ahangaha atamika umukozi. Urukundo tayari rwamaze kubyuka mu mukire, umuhungu mu bakire, umumiliyoneri, kubera mama we
yisanze atangiye gukunda umukozi yangaga amunena. Bageze mu rugo hatuze n'ikindi, maze kugukunda pe rwose ndi kwiyumva neza. Iyo tureba umupira ati byaranshimishije kuba ukunda umupira. Abagore mujye mwumva, mujye mukunda umupira. Ni umuvuno papa romantique abibiye. Ati rwose mana yanjye, mu by'ukuri ni byiza kuba unantwitiye n'umwana wacu azakunda umupira, uzawumukundisha akunda Amavubi. Hata Amavubi ni ikipe yacu y'igihugu, ndayikunda cyane kandi rwose ndagushimira ko wemeye gutwita. Ati ndagukunda, umbabarire ku byabaye byose. Dore umusore yasabye imbabazi, umukobwa arishima. Umusore aza kumva uko umwana akina mu nda. Hatereka twumva yewe, hataragukumbuye nyine. Umusore yumvisha umwana ari gukina ati niko uzi ko nteye umugeri. Barasetse, byari ibyishimo mu muryango. Barakwereka mukecuru azi imibare. Abakobwa mujye mureba, n'abasore mumenye gutereta. Bukeye bwaho rero wa mukozi yaje ahangaha ahamagara mama w'umusore ati mama byaciyemo rwose, yankunze kubera umupira, yishimye, ari kunsohokana, ari kunsomagura. Ati mukecuru urakoze, nanjye ndamukunda. Ati byakunze, byaciyemo. Hashize akanya wa mukobwa yaje muri salo. Ageze ahangaha aratangara, ese ni icyo abonye? Yakubiswe n'inkuba, amanuka yitonze gake gakeya. Kumbi uwo musore yasanze yapfukamye, yaguze impeta nziza, hagiye kuyambika umukobwa kugira ngo babane bya nyabyo nk'umugabo n'umugore, bakora ubukwe, basezerane, byose kubera umupira. Dore umusore atakira impeta y'akadasohoka y'urukundo nagukunze. Ati ndagukunda, uri mwiza wanjye. Ati nzagukunda, nzagutonesha, nzagutetesha. Umukobwa ati none se nabyanga? Ati rwose nanjye ndagukunda. Barakwereka uwari umukozi byarangiye arongowe n'umukire. Nawe ntukihebe, filime yacu nuko igenze. Ndabakunda cyane, wari kumwe nanjye papa romantique. Hasta vista, ciao, God bless you.